Amahoro ya Kristo abane nawe. Uraho neza mwene data muvandimwe. Uwiteka akomeza twishimire. Nezerewe Imana yakurinze nanjye kandinda. Aba nkiriho nyihumeka umwuka w'abazima, nawe ugihumeka umwuka w'abazima, nukuri n'iby'igiciro kandi nishimwe tutabura gutambutsa umwanya nk'uyu nguyu imbere y'Imana n'imbere y'abana b'abantu. Kubwo Imana yaturinze rero mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye, katurindira no muri gahunda zacu zose, si uko twagiye dukiranuka cyangwa se kumenya kwirinda imbuto nziza cyangwa intambwe nziza, oya, ahubwo ni imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo idahwema kutugirira uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu uvuga ngo unyemereye twafatikanyiriza hamwe tukazamura amaboko yacu tukavuga tuti izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero ndaje kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kwihanganira ikigeragezo cyo kutabyara. Mwene data muvandimwe, burya kubaho wubatse urugo ukaba nta rubyaro urabona, Imana itaraguha urubyaro, burya ni ukuri ni ikigeragezo kandi gikomeye, bitewe n'uko burya Imana niyo itanga urubyaro. Ntibazakubeshye, Imana itabishatse ntabwo urubyaro warubona. Imana niyo itanga urubyaro kandi ikanugurura amarembo y'amahahiro ku babyeyi b'abana baba bagiye gushaka ibitunga abana. Rero muvandimwe, inshuti yanjye, kuba ugejeje icyo gihe utarabona urubyaro, utarabyara, ihangane, komera kandi wicika intege mu gusenga, ahubwo rushaho gutera intambwe mu buryo bwo gusenga, rushaho kwegera Imana, rushaho kuvugana n'Imana. Isaha y'Imana nigera, nawe uzajya kubona ubone biciyemo. Inzira z'Imana ni nyinshi, ziruta imyenge ya supaneti, kandi gutabara kw'Imana ntiwamenya ngo kuraturuka hehe. Inzira wibwira ko Imana arizo yacamije kukugirira neza, mu by'ukuri sizo yo yanyuramo. Si uko abakuvuga batazavuga, ibicantege bizaba byinshi, kandi ngo imyaka umaze kugeramo ngo ni myinshi, ngo kuba ugeze iki gihe utarabyara ngo ni ikibazo. Hari abantu bavunwa n'imitwaro batikoreye, ugasanga ni ba bandi bareba ibitabareba, abo ngabo urabihorera. Wowe wicika intege mu gusenga, ongera ibihe byo gusenga. Ahubwo Hana yarihanganye. Bibiliya itubwira yuko hari umubyeyi umwe wihanganye, arihangana amaze imyaka n'imyaka yarabuze urubyaro. Abamuvuga bakamuvuga uko bashaka, ariko warihangana, ntiyacika intege mu gusenga, agakomeza agakora umurimo w'Imana. Igihe cyagerageze maze Imana iramusubiza. Hana arabyara, yari amaze kugera afite imyaka iri hejuru ya 80, iri hejuru ya 70. Imana imugirira neza, imuha urubyaro, nawe ashyira ingobyi mu mugongo. Nawe rero ihangane kandi komera, Imana izaguha umwana niyigena. Amagambo y'amacantege iyo ntabura. Iyo umuntu ahagaze ku musozi runaka w'ibigeragezo, imyambi iba myinshi, amagambo ya hwa ibintu bya shyushyushyushyu ntabwo bibura, ariko ibyo byo kuguca intege ngo unamuke mu buryo bwo gusenga. Senga Imana, reka kuba umunebwe mu buryo bwo gusenga, nawe Imana iraje kugirire neza. Yobu yaravuzwe, Yobu yarageragejwe, avugwa nabi na bamwe mu nshuti ze, bamuca intege, ariko Yobu ntiyanamuka, Yobu ntiyava ku Mana.
kugeza ubwo Satani nawe ubwe yagiye akamugerageza akamuteza n'uburwayi. Yobu amatungo akamushiraho. Yobu twumva muri Bibiliya agira gutya, agira kurwara uburwayi bw'ubuheri bishyute, akajya yishimisha urujyo. Abo yitaga ngo ni inshuti ze bakamuvuga uko atari, bashaka kumukura ku Mana ye, bamubera ibigeragezo. Ariko Yobu ntabwo yacitse intege mu gusenga, yakomeje aba hafi y'Imana, ahubwo akarushaho gutera intambwe yo gusenga, Imana ikakomeza ikamwishimira. Ibyarangiye si Imana imutsindishirije kandi ikanamushumbusha. Nawe rero wicika intege n'abakuvuga ngo uravugwa cyane. None se iyo uvuga ngo urageragezwa cyane, muvandimwe, wari wageza aha Yobu? Wageze aho kwishimisha urujyo? Wicibwa intege n'ibyo wumva bakuvuga. Hari igihe kizagera nawe ugashyira ingobyi mu mugongo. Komera, shikama, gira kwizera. Kwizera kurarema, kwizera kuragabura, kwizera gutanga urubyaro, kwizera kurakiza, kwizera guca inzira aho zitari. Gira kwizera mutima wawe kandi ube mu mwanya umwe wo kuvugana n'Imana. Ineza y'Imana n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo bihorane nawe ibihe byose muvandimwe. Amen.